bakunzi ba Rwanda Gospel TV nanone nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi nanejejwe n'Imana kubatangariza yuko tugeze ku munsi wacu wa 36 mu minsi 40 y'amasengesho. Nshimira buri umwe wese wabaye imbere y'Uwiteka umwami Imana muri iyi minsi 40. Birashoboka ko wahuye n'ibitarakoreye bikubuza kugira ngo iminsi 40 utayisoza, ariko Imana ishimwe yuko ugeze kuri uyu munsi kandi wajya gusubizamo imbaraga ngo 40 urayisoza kandi uyisoze neza mu mbaraga z'umwuka wera. Rero iminsi yacu tuzayisoza 40 tuzayisoza kuri iki cyumweru, kandi azi neza yuko ugiye guhabwa umugisha. Nawe unyumvise uyu munsi wa none utarashoboye gusenga iyi minsi ukaba unyumvise, reka ndarike mubwire ngo fata uyu mwanya wawe uze dusengane iyi minsi isigaye. Imana iraza kubana nawe, Imana iraza kukugira neza. Ndumva hari imbaraga zigiye kukwambutsa zikwinjize mu gitangaza cyawe, nk'uko turimo tureba umwaka urimo urabura iminsi barirwa ku ntoki. Yateye ko turushigaje iminsi iri munsi ya 13 gutyo, ariko icyo nzi neza nuko iyi minsi aho ugeze uyu munsi wa none hari imbaraga zigomba kugutwara zikagushyira mu mwaka wa 2021 kandi ugahabwa umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari abantu mvugana nabo bagiye kurabagirana muri uyu mwaka 2021. Hari abantu Imana igiye kugira neza 2021. Niba nawe uri munyumva nawe vuga ngo amen. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye mwami mwiza nyiringabo, mwami w'amahoro, ngushimiye kubw'uyu munsi mwiza nanone duhaye 36 umunsi mwiza w'umugisha. Nzi neza yuko ugiye kugira neza bene data bari hirya no hino, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri East Africa, abari muri Afrika yose, abari muri Amerika, mu Burayi, abari ku mugabane wa Aziya, aho waba uri hose urimo kunyumva wumva ururimi rw'ikinyarwanda urimo kuvugiramo. Icyo nzi neza nuko Imana igiye kukugira neza mu izina rya Yesu. Kandi nawe waduhaye icyifuzo cyawe, birashoboka yuko hashoboye cyangwa nawe utarasubizwa. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka umwami Imana ari kumwe natwe kugira ngo aguhumurize. Ijambo ry'Imana rirambwira neza mu Yesaya 40 muhumurize abantu banjye, muhumurize mabwire by'urutse imitima yabo. Ndabizi neza umutima ugiye kuruka kandi ugiye kugubwa neza mu izina rya Yesu. Turavuga kwambuka twinjira muri 2021 mu izina rya Yesu. Nuko rero turi imbere y'Uwiteka umwami Imana, hari n'abandi batandukanye mu masengesho atandukanye, barimo basenga iminsi 3 ya buri cyumweru, abasenga iminsi 7 ya buri cyumweru, abarimo basenga iminsi 21, bari mu masengesho y'iminsi 40 nk'uko tuyirimo, abari muri 70, abari muri 50. Ntabwo nzi imbaraga, ntabwo nzi icyo urimo gukora kugira ngo winjire muri 2021, ariko icyo nzi neza nuko Imana iri kumwe nawe. Icyo nzi neza nuko Imana ije kugira ikikora. Icyo nzi neza hari impinduka. Icyo nzi neza hari imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora. Icyo nzi neza hari guhumurizwa kuba kuwiteka umwami Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero uyu munsi ndagira ngo wongere usobanukirwe n'imbaraga zishobora kugutwara kugira ngo winjire mu masezerano yawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yesaya 60. Yesaya 60 umurongo wa mbere avuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buza kugaragaraho. Amina. Hari ubwiza bw'Uwiteka umwami Imana bugomba kugaragara ku buzima bwawe 2020. Niba mfite ijambo ryo kuguhanurira, niba mfite icyo mwuka Imana avugana nanjye ngo humura, komera. Nubwo ubona bimeze bityo siko bizahora kubategereje Uwiteka umwami Imana. Hari imbaraga ziteguye kukurengera, hari imbaraga ziteguye kugutabara, imbaraga ziteguye kugira icyo zikora ku buzima bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Uwiteka umwami Imana kugira ngo ashobore gukorana nawe, ashobore guhagarana nawe, hari ibintu bigera kuri 6 cyangwa 7 ushaka kuvugana nawe, bikugaragariza cyangwa ibimenyetso bishobora kukwereka yuko ushobora kugira ngo winjire mu mwaka 2021 kandi winjire mu bihe byiza. Icya mbere ni ukugomba kwisobanukirwa. Twisobanukirwe tumenye uwo twakiriye, twisobanukirwe tumenye abo turi bo. Twisobanukirwe ndavuga ngo kwisobanukirwa
uyu munsi niryo n'ijambo ribuze kuvuga gusa. Iyo umaze kwisobanukirwa bituma wigirira icyizere. Iyo umaze kwisobanukirwa n'ibyari biguteye ubwoba uravuga ngo icyo nzi neza yuko hari uwo ndi we. Haleluya. Rero twisobanukiwe tumenye uwo twakira, ari we mwami wacu, ari we Yesu Kristo. Iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya Kristo uri muri wowe, ukamenya imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ukamenya gukora kw'Imana kuri muri wowe, ukamenya imirimo Imana yakoraga kera n'umunsi kuyikora, byanze bikunze ntabwo ugomba kuguma uko wari uri, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rimbwiye ngo uhanure ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uraje. Birashoboka ndavuga nawe wabonaga umwijima imbere yawe, ariko ndavuga ngo byuka, umucyo wawe uraje. Sinzi aho ugeze ariko ndumva umucyo uri hafi. Nkuko uyu mwaka wari ufite iminsi 360 ugira ngo ni 5 cyangwa ni 6, ariko ubu twaba dufite iminsi turimo tubarira ku ntoki. Nagiye nkubwire ngo uko umwaka urimo urangira niko umwijima urimo kurangira imbere yawe. Ndimo ndabona urukerera imbere yawe, ndimo ndabona umuseke imbere yawe, ndimo ndabona umucyo w'Uwiteka umwami Imana uzi kurasira imbere yawe. Mu kazi kawe urimo gukora, mu mibereho yawe ya buri munsi, hari ubuzima bushyashya bugiye kumanuka ku buzima bwawe, kandi Imana yo mu ijuru yiteguye kugushoboza kugira ngo ushobore kwambuka ugere aho Imana igushaka. Tubaze bitirimo tuganira ku mugabo bita Yeshuwa nawe igihe cyarageze ahagurukana n'ubwoko bw'Imana bagera kuri Yorodani. Nta byiringiro bafite by'uko uburyo Yorodani bari buze kuyambuka. Bigaragara nta bwato bari bafite, bigaragara n'abazi koga ntibashobora koga ngo bambutse n'abandi, ariko barangije bizera Imana. Yeshuwa yizera Imana, arangije ababwira ijambo rikomeye muri Yeshuwa ibice byaho. Ngire ngo reka tubanze naho tuhasome muri Yeshuwa ibice byaho 3. Yeshuwa ibice byaho 3 umurongo waho, reka mpere ku murongo waho. Umurongo wa mbere ngo bukeye Yeshuwa azinduka kare mu gitondo avana i Shitimu n'Abisirayeli bose bagera kuri Yorodani barara batambutse. Iminsi 3 ishize abatware banyura mu ngando hagati bategeka abantu bati, nimubona isanduka y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahereko muhaguruke aho muyikurikire. Haleluya. Ndimo ndabona umwaka urimo kugenda ushira ku buzima bwawe. Ndimo ndabona umwaka urimo gushira n'ubwo bitakugendekeye neza, ariko hari imbaraga zishobora kukuzamura zikakwambutsa inyanja, zikakwambutsa Yorodani iri imbere yawe. Aba nabo bari bamaze iminsi igera kuri 3, nta byiringiro bari bafite, ariko ijambo ry'Imana rirambwira, umwuka w'Imana aza kuri Yeshuwa aramubwira ngo bwira Abisirayeli ngo nimubona abatambyi bahagurutse bakanyura iruhande rwanyu muhere ko mubakurikire. Rero nayo mubwire ngo hagurukana natwe muri iri jambo, hagurukana natwe muri iminsi igera kuri 3 cyangwa inisigaye, kugira ngo Imana yo mu ijuru kugire neza, kugira ngo Imana yo mu ijuru igire ibyo ikora ku buzima bwawe. Hari inshuti yanjye urimo kunyumva, hari imbaraga zo kuguhindurira amateka, hari imbaraga zo kuzura ibyawe, hari imbaraga zo gukuraho imisozi n'udusozi. Ijambo ry'Imana ryongera rikambwira muri Zaburi, hano ndibuze kuba mvuga n'iyi minsi, Zaburi ya 84 umurongo waho, umurongo wa 6 uravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya Siyoni. Navuze ngo ugomba kwisobanukirwa ukamenya uwo uri we. Bibiliya tubwiye ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ufite Kristo muri we, hahirwa umuntu ufite imbaraga z'Imana muri we, hahirwa umuntu uri wizera yuko Kristo ari kumwe nawe nubwo byaba bisa nkaho bikomeye. Rero ngwiye ngo urahirwa nshuti yanjye, ngwiye ngo nta kizagutera ubwoba, ahubwo yinde kugira ubwoba, kuko Imana iratubwiye ngo mu ijambo rye ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira zijya Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko. Ndagiye ngo ubwire inshuti yanjye, ndumva hari igikombe cyari kiri imbere yawe, bishoboka ko yuko cyari cyumye, ariko hari izindi mbaraga nimo numva zimanukanye n'ijambo ry'Uwiteka umwami Imana ryo muri aka kanya, zo kugira ngo hari hameze nk'aho humye hahinduka amasoko, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye neza
neza ngo arahirwa umuntu muri we ufite inzira igana Siyoni. Uwo ngo yageze mu gikombe bita Baka, ahindura ahantu h'amasoko, ahindura ahantu h'imigisha, ahinduka umuntu w'umunyamugisha, akabera abandi umugisha. Ndavugana nawe urimo kunyumva akanya, nshaka gusengana nawe. Isengesho ryanjye ry'uyu munsi niri guhagurutsa aho umaze igihe, niri guhagurutsa aho warucikiye intege, niri hagurutsa aho waruhombeye, kuvuga ngo wongere usubire mu imbaraga, wongere ujye gutangira business. 2021 ukubera umwaka wo kuzura ibyawe. 2021 ukubera umwaka wo guhora amarira wariraga. 2021 ukubera umwaka wo kugira ngo urugo rwawe wongere uruboneremo amahoro. 2021 ukubera umwaka wo kugira ngo wongere ubone ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Robondoro bukusakata ya mama mu izina rya Yesu Nyiringabo Imana. Ndahanurira umuma muri cyane akakanya, ndamuhanura mu izina rya Yesu. Amarira arizarahagije, ibibazo anyuzemo birahagije mu izina rya Yesu. Akakanya imbaraga y'Imana imanuke ku buzima bwe, ihindura ubuzima bwe n'amateka ye, atanga ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Ku ijambo ry'Imana yatubwira ngo kurarira umuntu mundu zikavuga burakeye ngo abana b'Imana babone umugisha, burakeye ngo abana b'Imana bajye mu kazi, burakeye ngo abana b'Imana bongere babone amahoro, burakeye ngo ibyakuriza uyu munsi wa none mu izina rya Yesu bisohoke mu rugo rwe n'umuryango wawe mu izina rya Yesu wa Nazareti. Uwiteka Nyiringabo Imana, ku ijambo ryawe riratubwiye neza ngo harahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Turahirwa uko dufite imbaraga ziva kuri wowe, turahirwa kuko Uwiteka uri kumwe natwe kandi Uwiteka kutugirira neza. Tabara ubwoko bwawe, humuriza abantu bawe, Mwami w'abami Nyiringabo. Ndasengera buri umwe wese twafatanyije muri amasengesho, Mwami wanjye Nyiringabo, mugire neza kuri uyu munsi, mwambike imbaraga umusubize. Kandi Uwiteka Mwami Imana, n'utwumvise uyu munsi, n'ukurikiranye ijambo ry'Imana uyu munsi mu izina rya Yesu, ibyari bimuremereye byose bikurwe ku mutwe we, bikurwe mu mutima we, bikurwe mu nzira ye mu izina rya Yesu. Mwami w'abami Nyiringabo, ijambo rirambye muri Matayo 28 ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nibagusangura baruhura. Kristo ruhura umuntu wawe, Kristo ruhura abantu bawe. Mana ruhura igihugu cyacu, ugikure mu iki icyorezo cya corona kive mu gihugu cyacu kandi kive mu Burundi ndetse n'isi yose. Mana uyihumurize mu izina rya Yesu. Bohora itorero ryawe, urikure mu bubata bw'imbaraga z'ubuhenebere muri iyi minsi ya nyuma. Abantu bararushye bacitse intege, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana ujye utanga ubuzima, ujye utanga amahoro. Mana ndasenga ngo amahoro yawe abe mu itorero, amahoro yawe abe mu miryango, amahoro yawe abe Mwami kuba urwaye mu izina rya Yesu. Kukiza indwara zose, nikuba muri Zaburi 103, gukiza indwara zose, ukababarira ibyaha byacu byose. Mana kiza indwara, Mana kura abantu mu byaha, Mana uhumurize imitima yabo. 2020 umwaka w'umugisha, kandi ugire neza abantu bawe, ubakomeze muri byose, bahirwe mu nzira zabo. Kandi Nyiringabo Imana, nk'uko wakamije Yorodani abana bawe karugokwe bakambuka, reka buri wese Mwami Yorodani iri imbere ye ikurweho mu izina rya Yesu. Amen. N'amahoro y'Imana bane nawe. Kandi ndagira ngo mvuye ngo ejo turakomeje, komeza ukurikirane icyano, uraza gukuramo inyigisho